Nadia, wari umeze neza? Yego, umeze neza. Iminsi myinshi. Kuri twese. Nayo maze iminsi nifuza ko twahura tukaganira. Hari ikintu cyambaga ku mutima nshaka kubwira uyu munsi. Okay, nta kibazo, Imana ishimwe kuba duhuye. Uracyiteguye se? Kucyumva ntabwo nyiza ariko niteguye kucyumva. Nadia, maze igihe kinini umutima utera nkumva uratera mu wawe. Nabuze amahwemo simbasha kuryama ngo nsinzire. Ni wowe buri gihe mba numva ndi mu nzozi. Nadia, ndagukunda. Urankunda? Bless you. Nadia, ufite ibintu byinshi byiza byatuma ngukunda. Uri mwiza, urakijijwe. Nawe ubwawe n'uwakubona wese yakwifuza kugukunda. Nta wundi mukobwa ndabona wakunda utira, nta n'uwagusimbura. Niyo mpamvu mpora nifuza yuko unyemereye wambwiye ikiruta bless you. Byamfasha, byanduhura umutima. Ubona ndi umukobwa mwiza uruta abandi. Mbese ubona nuzuye. Nta kindi nabona usibye kugushimira. Urakoze. Nadia, wivuga kuzura gusa. Nk'uko usa konyine birahagije. Uri mwiza. Bruno, nakakubwiye ko nkukunda nanjye. Ariko mfite undi muhungu tumaranye igihe. I'm sorry. Nadia, ibyo kuba wari ufite undi nta kibazo. Nshobora kuba kabiri. Niyo nawe wa gatatu nta kibazo. Sibyo, dushobora kompitinga cyangwa uzarusha undi akaba ari gukwegukana. Kandi ndabyizeye ko muri bose nta n'umwe uzansinda. Kuko urwo ngukunda ntacyo ntatanga kugira ngo nkubone. Niwe wenyine nifuza kandi nzakubona. Nunyemerera. Bruno, gusa nakubwira ngo iki? Nashyiramo imbaraga kuko tumukundana, turi gukundana. Sinzi biragoye gutandukana nawe. Ariko ubwo wahe tugerageze amahirwe. Ariko ntacyo mwijeje. Cheers. Uru ni urukundo rwacu. Kandi ruzagera kure, ndabyizeye. Nadia, hari byinshi uzamenya ku rukundo rwanjye nawe. Kandi uzabona byinshi abandi bagukunze bose batigeze bakwereka. Ko nzi ko urukundo rwanjye ruti ibyo abandi bose bagiye bakwereka. Urakoze. Mwese Bruno, turamutse dukundanye. Intego nyamukuru yacu hagati yacu yaba ari Nadia, nakubwiye ko tuzabana ubuziraherezo. Urumva umudada nkawe demu irenze nkawe ntago nakugotwa. Umudada, umubebi. Nse Bruno, ko numva udakijije urumva twabana dute. Asuguta igihe cyiza numva bakwirebera ahandi kuko iwacu turakijijwe. Siko bitakunda. Nadia, njye ntabwo ari ikibazo kuri njyewe. Nahinduka kandi ntabwo wumva ushaka. Nse Bruno, wabaye uw'Imana ishaka ntube uwo shaka kuba we. Nadia, sofa ndi uw'Imana ishaka. Ntabwo ntekereza ko ngomba kuba uwo ushaka kuba we. Wakomeza ugasenyera mu idini wari urimo, nanjye nkakomeza ubuzima mbayeho. Kandi ntabwo nakubangamira cyangwa ngo mbangamire. Naba ndi satisfait. Yewe, reka gukomeza gutakaza umwanya wawe kuko ntibyakunda. Ntabwo nabona n'umugabo udakijijwe. Shedi. Karame shedi. Meze neza. Yego. Ariko nimugoroba nabonye utameze neza. Muri worship ya nimugoroba nabonye wapi? Nari mfite ibintu byinshi mu mutwe. Subize ko maze iminsi mfite akazi kenshi. Ndabizi. Ariko nizera ko no gushaka ubuzima. Siko tuzabaho neza no kugira tuzabeho neza.
Imana izabidufashamo, izabidushoboza kandi I hope so. Ariko nawe waririmbye neza. Oya sheri ibyo ni igikabyo. Oya ntago ari igikabyo, nyine imbaraga ntakoresheje wewe wazikoresheje. Wow. Ariko ejo mu materaniro tuzaririmba neza, bizagenda neza. Shasheri hari akaririmbo kari kumfasha muri iyi minsi, narinzi ko muri bugakore nicaye hariya mbona ntako mwigeze muririmba. Indirimbo uvuga se nizi ko ari nyinshi. Mama se ntawe uhari? Bwa ntago bari bwumve ndi kubasakuriza. Oya mama se hari ikibazo yatera, arabizi byose reka, ikindi nta n'uhari ko nta kibazo, jya uba free wumve ko nta kibazo, byose arabizi sheri. Okay, akarimbo kavuga ngo umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Bakazi. Wow. Sheruze kuririmba. Urakoze cyane. No kwigana nyine. Oya urabizi. Sigiye bikwibwiriye. Wowe se shaho. Sheri rero wakererewe nawe uje mu gihe uziye uraza uriyicarira, ntabwo twari kuyiririmba utayoboye, ariko tuzayiririmba ubutaha. Sheri nta kibazo. Ako nati jya nsenga Imana ngo idufashe mu minsi iri imbere tuzatsinde uru rugamba twibanira ubuziraherezo. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo urugo rumeze nk'ijuru rito, izadufashe uru rugamba nirurangira twibanire. Urabyumva ute? Nanjye nibyo nifuza, ariko ni urugamba rutoroshye, haba muri korali, mu rusengero, urabizi harimo ibintu bigoye, ariko nizera ko tuzarutsinda. Bizadusaba imbaraga nyinshi, ariko dutsinde urugamba twibanire. Nanjye nibyo nifuza. Nkunda urukundo nkunda kandi ndabibona, ndanabigushimira, ariko hari impamvu yatumye nkutuma. Narinzi ko ari ibisanzwe nyine kubera ko ejo utambonye, ejo tutavuganye. Ngaho mbwira rero ni iki sheri? Tito urumva wansabye ko twabana, ariko ntabwo nabana nawe narumva icyo Imana ibivugaho. Tuzanza tubisengere twumve icyo Imana itubwira, tubone kugira undi mwanzuro dufata. Ako se sheri, ubu koko hari benshi wanze wemera kunkunda, bivuga ngo ubundi umuhanuzi wa mbere ni umutimanama wawe cyangwa se umutimanama wanjye. Urukundo dukundana ntabwo tuzakenera kumenye ko hari n'abahanuzi bavangiwe muri iki gihe, yaza akakubeshya akakubwira ibitari byo. Nese se unkunda kandi nanjye ndagukunda. Tito urabizi ko nkukunda, ariko ntabwo nafata icyemezo cyo kubana nawe nta muhanuzi uraza ngo ambwire ko ibyo bintu byashoboka. Ntabwo nabikora. Nandi, gusenga ni ngombwa kandi tugomba no kwizera, ariko ibitekerezo byacu twembi icyo bihuriyeho nta wundi muntu tuzategereza ngo aze kutubwira, kuko Imana ishirikira ibitekerezo byacu. Tito, nubwo naguhakaniye kuzakora ubukwe umwaka utaha, si uko mbyanze, ahubwo nuko ntegereje icyo Imana ibivugaho. Ariko ntacyo, dukomeze dusenge turebe ko hari icyo Imana yatubwira. Bana banjye rero, nifuzaga yuko uyu mwaka ujya kurangira twateguriye igitaramo cyo gushima Imana ko yaturinze, ko yatugiriye neza. Murabyumva mute? Mama ibyo uvuze ni ukuri, birakwiye pe. Uno mwaka wabaye mwiza cyane. Ubuse tuzasenga ayingahera. Ngo wabaye mwiza? Mama njye ndabona uyu mwaka utarabaye mwiza. Ntabwo twabura ibyo twashima Imana, ntabwo twabura rwose, kandi tugomba no kwishima nibura tugategura n'uriya mwaka uzaza naho ukazaba mwiza kurushaho cyane rwose. Hari byinshi byo gushima ku byo Imana yakoze. Nifuzaga ko twasoma ijambo riri muri Yeremiya n'igice cya 29 umurongo wa 11, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira,
si bibi ahubwo ni byiza. Nubwo buri wese afite aho asengera, ariko ni byiza ko buri wese yera imbuto. Ku ijambo ry'Imana n'umuririmbyi yaravuze ngo buri wese yera imbuto mu itorero arimo. Rero ku bw'ibyo iri jambo riratubwira ko Nadia Chanceline Ngabo Imana bafiteho umugambi mwiza. ariko maswa hari indirimbo nzi ijyanye n'icyo cyigisho maze kutwigisha igira ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Sinkaye kutazi kuririmba wagiye wicecekeye. Nyine ntabyo nzi ariko nafashe. Ariko wagiye mureka kuririmbira hari undi mu marushanwa arata. Kuririmba. Afite amavuta yo kuririmba mureke Ngabo mureka aririmbe. Sinibyo byose se. Bari sawa. Nawe yajya ceceka. Buri ari mu mavuta ntukabuze umuntu kuririmba. Buri afite umwuka wo kuririmba. Arumva se. Ntukamubuze. Impano ni kuri igenda ikura ntago yavutse abizi. Ubu ko yageze mu mavuta. Ngaho ndusha noneho. Uririmbe neza kundusha. Ngabo ubonye ko mushiki wawe ari kuririmba neza ariko kuririmba neza atari kuririmba nk'igikona. Wareka iyo mpano akayikoresha ko bizagenda biza. Mama uri kuvuga ukuri nawe namurushe basi naririmba akantu gatoya. Namurushe tumwumve. Mama rwose nta kuririmba nagabe nshakisha ngiye ndirimbye n'abamarayika. Ngaho se bikore. Ubundi kibi ni umuntu. Rero bana banjye tugomba kongeraho ibihe by'amasengesho kuko ibihe ntibyoroshye. Ahubwo mama ujye ukomeza wadusabira imigisha ku Mana byose tuzabitsinda mu izina rya Yesu. Amen. Bafite amavuta rwose. Ndikubyumva. Watangiye uririmba. Ndikubikorera. Aje bundi nzaba ndi mama pasteur. Aha. Shano kuri courage. Kandi bizakunda. Bizaza. Nugumya gusenga. Reka twagize amahirwe tugira mama usenga. Natwe tugomba kuba abakristo rero. Cyane rwose. Mama pasteur. Cyane. Nongeye gushaka umugabo w'umupasteur. Kuki nta mushaka se? Aha. None se ushaka ngo nzabe nkaho utaratuye. Ubundi wagiye ufata ubyibuze n'umunsi umwe ugasenga Imana ikaguha n'umugore. Yesu bavuye ko nasenga. Nese kugiye gusazira mu rugo rwa mama udashaka umugore wamusabye Imana. Ngano uzamunsabire ku Mana. Cyo naga ari cyo naremewe. Uzamwishakira. None ndashaka umugabo w'umupasteur. Cyane rwose. Mvaho rero. Imana ikundinde. Bigirite. Ikinyereka rero ko mukundana izo mpaka muri kujya biranezeza kumva ndishimye pe. Abandi iyo bakurikirana ubundi baracocorana. Se urumva dafite umuzi muri kumugenda. Yewe. Oya ntimugapfe ubusa mwumve ibyo mama tugira. Mama rata ni byo dusenga. Mama ni dekayi. Bamukinguriye. Yesu ashimwe cyane. Ayimbaza. Yesu ashimwe. Karibu umukozi w'Imana. Kwakira umukozi w'Imana iwacu ni umugisha. Sanze twari mu mwuka wo gusenga ni karibu rero iwacu mu masengesho. Murakoze cyane. Nanjye ndi mu mwuka w'Imana ndimo gusenga. Ndumva hari ibihe byiza afite. Ikindi numvise umutima unegeka kunyura kuza ahangaha. Ubundi akenshi iyo ngeze hano bari gusenga numva nezerewe. Abana bawe ni byiza kubona urugo nk'uru rusenga kumwe n'abana muri kuganira ntacyo bitwaye. Igihe rero umenya abana barimo batanzi nitwa Dekayi. Hanyuma ndi umuhanuzi ndumuvugabutumwa imirimo yose ndayikora. Rero hari ikitumye Imana inyohereza ahangaha kandi turaza kubona Imana, turaza kumva Imana ivuga kita, turaza kumva ivugira muri twebwe. Gusa nyuzanga ariko ntabwo ndi butinde ndamara akanya gatoya. Bivuze ngo turaza kubona umwanya utari munini cyane. Muraza kwihangana kuko ndumva muri je ribokotoro. Ubundi hari ibintu iyo ujya ahantu utumwe tia matika manda hari ibintu shikita hari ibintu iza kugenda ikora muri twebwe sibyo ikagenda hari ibintu hindura. Iba uri kwihuta
nta kibazo, nta kanya gatoya kaba imbere y'Imana, gusa duhesha umugisha. Nibyo mubyeyi, urakoze cyane kunyakira. Nyine urabizi amavuta turayahorana, ntabwo ari yandi tugura muri botike. Amavuta Imana yaraduhaye tuyamazemo igihe kirekire cyane, ntabwo aracumba, rero turacyafite amavuta. Bibiliya hari ijambo yatubwiye muri Zaburi 23, ni ya Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Kotoroboshi, Imana igwaye indege, ugiye kuzamuka indege mu kirere, ariko ko mbona mutari gufashwa. Indege igiye kuzamuka, abana bawe no kuvuga ngo ntabwo bazongera gutega tagisi na ritiko, bazajya bazamuka mu ndege. Indege igiye kumera nka tagisi mu rugo rwawe. Amen. Hari ibintu rero buriya Uwiteka ari umwungeri wawe aranakuragira, ahantu ujya hose abakureba byose akabikora. Hari ibintu rero Imana ikumishura ahangaha kandi byinshi, ariko ndaza kubirezima, ndaza kuvuga mwihangana batazi igifaransa cyangwa icyongereza, ubwo ndavuga mu kinyarwanda, ndaza kubigabanya kuko nza kugira ngo tugendane neza. Hari ibintu Imana iza gukora ndakubyumva cyane, hari amajwi ndi kumva kandi ari kuva ku Mana, hari ibintu iri kumishura ahangaha rero. Hanyuma Dawidi yaravuze ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ikindi ngo Imana inegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Imana yisha abanzi bawe bose, irabishe. Amen. Mudafashwa irabishe. Hari abarozi baguhigaga n'umugabo bari bamutwaye, ariko dore abongera kuguma iruhande rwawe. Terabasikitamana. Hari ibintu Imana iri kugenda ivana, hari ibintu iri gukura. Hari imbeba ndabona yararaga munsi y'igitanda iri gukeregeta matera, iyivanyeho. Ndabona n'injangwe yazaga ku meza igatarukira ku meza mudahari, Imana ikuyeho. Ukuvuga ngo hari ibindi bintu iri kunyereka ahangaha. Nabonye ahangaha ufite abakobwa, ariko harimo umukobwa Imana ishaka irashaka kwereka ibirori, ariko ishaka kumuvana ku muntu we yari yatinjeho umutima we, yari yarajyanyeho umutima. Ndagira ngo rero tuze kubyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tutarabasikitamanda. Amakaro ariko nigiye guhindura n'igisenge. Ngiye guhindura igisenge kigiye kumera nk'inuma. Ikindi muzihaganyura no kuvuga ngo ibahaye kirida mugiye kurya inyama. Cya gatatu nimuzongera kugendesha ibirenge. Dekaye ndakumvuyite. Hari izabaye inkweto nziza cyane, mbega yongereye inkweto muri runo rugo. Ikindi hari ibiryo ibahaye stock. Ntabwo mukunda ibiryo ko mutari gufata. Ariko urakoze ite numvise ijwi. Hano harimo umukobwa wita Nadi. Harimo umukobwa wita Nadi hano. Kuko Dekaye ntabwo tarabasakataya. Wi ratashi arimo nare ni nowe. Niho nani yakubonye mu nzozi, nabona uri umukobwa w'inzu y'igituku. Bivuze ngo wowe numara gushaka umugabo rero tujya kuba muri Amerika, muzajya muturana president, muzajya musangira amakaroni. Tarabasakata watayama. Ikindi uzajya ku ntebe imeze nk'agacura, muneza uzajya wicara. Mbega uzajya uruguruka mu kirere gutya, ntabwo uzongera kwicara hasi ngo kizi kibuno hasi. Uzajya uzamuka uzamuka tikita. Hanyuma hari ikindi kintu Imana ikubwira ariko. Hari umusore hari agasore ndabona Imana ikukita karo k'amafuti ni kamaringaringa. Urumva maringaringa rabasaka wata wirabasi ikita. Hari ibintu Imana yanze. Uyu musore ntabwo ari uwawe. Uyu musore mwakundana, mumaranye iminsi mukundana, pake wiceceka irashira, sipa pake igashira, urumva nayo muteni weekend igishira. Ni ikimenyetso Imana imbwiye mu buhe. Ikindi ujya wiha n'amafaranga mu ukajya kugura amayinite, ugahamagara ukamuhamagara. Cya gatatu baguye n'amafaranga yo kugura inkweto, wigura silipa, inkweto za makeya kugira ngo ujye umuhamagara. Ariko ni inguguni nagasiha mva mbega narapfuye papa. Ndeka kubwira anywa ikigage, ariko ntabwo bizi anywa ikigage ndetse na kakanira twatuyoga bita utujinga. anywa utujinga utujinga reka umujinga. Turi kumvikana. Imana igiye kuguha umusore w'irigikara, afite amasoso nk'aya Rudahigwa. Rudahigwa by'umwuga
afite amasosa yenda kugira ngo y'abasirimu. Uyu musore ameze neza, ni muremure, areshya n'umunara we muti bajya kuresha. Umunara we muti musumbaho nka metero eshanu. Bivuze ngo ndi muto uriya munara hano ruguru uzagenda uwugere, uzana umusore muremure w'igikara, ikindi ajya gusuhuza bwa mbere uzahita ubyiyumvamo. Ikindi uyu musore mbonye muzabana mu bihe byiza by'amasengesho, azaza no mu rusengero ubona kenshi ari we Imana ihamagaye kugira ngo aze muhure mu rusengero. Kiri mara guhura umusore azakugira neza cyane, kandi ndabona ibintu bizacamo mbega hari amarira ivanye ku buzima bwawe. Mapa yabara basi kitayaka mumiriza hari ibintu biri kugenda bicamo tia la basi ya mandara shokota ya hari ibintu biri kugenda bravo kotoya ishikita wila basi kita mandara sokotoyo bochikiti wila basi mataya wandara bisi kita sinze muhumirize neza komeza musinza ari ibintu biri kugenda bivanaho. Ndabona n'umuntu warwaraga mu nda arakize. Hano hari n'umuntu warakumbuye kurya inyama z'urukwavu, bonye muze hata basi mataya sinzira musinzire. Hano ikindi bagutwaye meshi eshatu ariko mbonye Imana izongeraho yongeraho meshi hari ibiha tarabasaka. Mama ntabwo napfa gutandukana na Tito, nubwo nsigaye mbona ibimenyetso akora byerekana ko atakinkunda. Oya, ariko ntabwo napfa gutandukana nawe. Ariko se ubu Imana irabeshya? Uriya mukozi w'Imana buriya yatubeshye? Sinzi, ariko bimbera urujijo. Ariko nkeka ko nawe Imana yamutumye ni ugusenga cyane nkareba uko uraho guherereye. Ariko noneho Imana nayo igira ibyayo, none se isigaye ivuga kandi ikivuguruza. Simeruka baguhanurira ngo Tito niwe wawera, ahindutse gute se akajama k'amaginga? Imana nabyo ndabona ari danje. Imvugo y'Imana ibaho, ariko abakozi b'Imana nanone baratandukanye. Tuzi ko hari abahanuzi b'ukuri hakaba n'ab'ibinyoma. Gusa icyo nababwira mushishoze, kandi kumva utareka Tito, twakomeza tukamusengera tukazareba icyo Imana izakora. Ariko mama pe ntabwo ari ukugwa mu mutima, wenda mvuga ngo naguye mu mutima ngo iki ngo napinze iki, ariko pe byo maze iminsi mbona n'ibyo numvise hano pe ndikumva nashizeho akabazo. Simuri mwabakobwa mwe namwe mu byumve. Dore wowe ushaka pasiteri. Ese iyo uza kuba warashishoza ntiba wararongoye, wagiye ureka. Ariko njye ntarirarenga. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko twinjira muri Yorodani kwa ngo dutangire kubatiza mu izina rya Yesu. Turasoma mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, dusome ibice bitatu duhereye ku murongo wa 15. Reka gato duhere ku murongo wa 13. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari nge wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Nuko ngo mwemereye Yesu Kristo umwami n'umukiza, uyu munsi wa none mugiye kubatizwa. Aya mazi menshi na Yesu yasanze Yohana ngagere gute? Ayabatize. Yasanze Yesu ngagere gute? Amubatize. Ubu rero namwe mugiye gutera ikirenge mu cyande, kandi ngutarabyarwa n'amazi n'umwuka ntazinjira mu bwami bwa hehe? Bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Ndashimu musaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane
ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Mu izina rya Data twese uri mu ijuru, nk'uko uwemera wese abatizwa, uyu muvandimwe Burino uyu munsi wa none ateye ikirenge mu cya Yesu Kristo, niyo mpamvu tugiye kumubatiza. Turakubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Icyubahiro mu ijuru kibi cy'Imana Data, mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko wadukunze ukadutoranya, uyu nguyu Burino nawe ateye ikirenge mucyo wateye, afashe intambwe nk'abandi bafashe. Mukomereze mu buntu bwawe n'agakiza kawe, imbaraga n'amavuta n'ubushobozi bwawe bikomeze bimwomeho, mu izina ryatsinze ku musaraba. Amen. Burino, felicitation, ndishimye kuba winjiye mu muryango mushya w'abakristo. Merci beaucoup. Ndumva umwuka w'Imana ari kuri njyewe. Wow. Mu minsi iza ndaza no guhanura. Bizaza. N'ababifite ntabwo babivukanye. Njye ndi kubyumvamo. Mu minsi mike ndaba natangiye guhanura. Wow. Cyane. Imana ikurambura amaboko wakora umurimo w'Imana, wabera isi urumuri. Kuko wabatijwe mu mazi menshi, nizera ko umwuka wera ufite. Namaze kuva mu isi y'umwijima already. Ndabyizeye cyane. Ndabyizeye. Nizeye ko tujya gufatanya mu bintu ibyo ari byo byose, haba mu murimo w'Imana. Yego, tuzafatanya byose. Nadi, kugira umukunzi ukijijwe nkawe ntako bisa. Ubu nateye ikirenge mu cyawe. Oya Burino, ntabwo wateye mu kirenge mu cyanjye, ahubwo wateye mu cy'Imana. Sorry, nari nibeshye. Nateye ikirenge mu cya Kristo. Yego. Burino, nizeye ko inzitizi ziri hagati y'urukundo rwacu zisa nkaho zigabanutse. Ubu tugiye gufatanya muri byose mu rukundo. Nkugire inama nk'umuntu ubatijwe vuba, nanjye tufatanye mu rukundo. Nizeye ko bizagenda neza. Umusozi wari uhari usa nkaho waciye bugufi. Nizeye ko bizagenda neza. Ndabyishimiye cyane. Yego. Ntabwo se shuri. Nshaka gusaba akantu. Christmas wazaje tukifatanya ko nashaka gukora igitaramo. Nishimira ko umwami Yesu yamvukiye, nakiriye Yesu umwe mu mukiza. Byanezeza kuba turi kumwe. Icyo bitwaye. Yego. Ariko ndibutse kuri Noheli mfite konseri nzajyamo, hari n'umuntu wansabye kumusura. Sibye ko atari ingenzi cyane, ariko sinzi ko byankundira. Urumva ko bigoye. Ariko ndumva nta cyansimbura. Ukurirwa rero kuko ukwiye kumba hafi. Umva iyi ni Christmas ya mbere tugiye gusangira. Byakaba byiza yuko twategura iyo utaha ikazaza twese byibura twarabashije kuba umwe. Ndabyumva. Nzaza. Urakoze. Dukwiye kuba umwe muri umwe, twubahisha Uwiteka mu kubaho kwacu, kandi tuzagiramo umugisha. Ibyo ndabyumva. Yego. Kandi nkwiriye ko nta kizadutandukanya, ko ibyacu Imana ibirimo. Amen. Sinakubwiye ko njye kuba umuhanuzi. Ntabwo nzaba umuhanuzi gusa, ahubwo nzaba n'umuhanuzi w'amarangamutima yawe. Ntuzigere ubabara na rimwe. Urakoze mukunzi, niwe mutonzi w'umutima wanjye. Urakoze. Ndagukunda. Ndagukunda nanjye. Imana ishimwe umukobwa mwiza. Ndabizi uzajya uhora unsabira imigisha, kandi imivumo yose yamvuyeho. Kuba ngufite mfite byose. Nibyo koko imivumo yose kuvuyeho. Ntacyo kibaye sheri. Sheri, nta kibazo. Sheri. Oui. Nta kibazo.
Tude, uri umugisha kuri njye. Hari icyo Imana yari yarakumbwiyeho. Uri umunyago wanjye. Urakoze.